ko ari ba basore b'iki gihe koko. Oya ntago ndi uw'iki gihe kuko ndamukunda. Sibyo ufite ni ibiki? Hari mwaka bakuru ndatekereza ko umukuru wese amakuru inzoga. Yakira gisangira. Ibi ni ibiki? Ni izaje ubu ngubu bita amarikeri, ni iz'abazungu ntabwo ari rwa rundi rwa kinyarwanda rugaragara nk'umukara. Harya uti ngushaka wowe? Nakabonye Dene se kagahubara kawe kagahubara si wari uri mu iki cyane se birabishimbe amwumvishwa niwe nizumye cyakobwa se sinakibwiye ngo kijye kunshakira udukwi n'icyanjye ikihe cya gicucu cyawe ngo simba nshaka no kugitekereza tukivugana genda ndebere muri kagacuma niba hari ikintu kirimo agaki kagacuma nta muntu utanumwe uzicara udafite agacuma ntago bibaho nakubwiye ko ntazigera mbuririza umutobe ntago nzawuburasha zana yihutishe zikira cyari mu bigo iyo tsiri hariya nayo ubundi hari igihe uzambona nkakubona kabiri se nkakubona kabiri ndage ubu se umpaye miki kashizemo reka nawe inyota yawe ni umunsi genda kwa gataraka urabona ejo bundi namusigayemo uvuga cyane ntago ndi kumva yewe ejo bundi namusigayemo n'imbarangaye ntago mbizi uri kumva wagihubara waragiye ufata yandi madeni yego ariko ndabyemerewe ariko wowe n'urubyaro rwawe mwese murananiye ngize kugira umukobwa wananiye nawe unani nkaba narabivuze disare uriya mukobwa mba mbona ingeso afite ari wowe yazikuye kujya atabayeho weho washana njyemeze nk'umuhungu wanjye sabazi ese kashizemo gira ujya kunyasiriza agakwimuga cyangwa se ndebe ko tuno dushyimbo twaje njye kwaje nese kuko n'induranyasiriza wabwiriza za mahungu zawe ntago ari mutumye ari haruguru wasanga yagiye agahera agahura na wa muhungu yagatanazi bakaba bari gukina dore ko nawe akunda umupira kuvuga ni ugutaruka niko madamu ese ubundi atagukurikiza uri hejuru yanjye wicaye kuri za matebe ndi hasi none se sinasanze wicaye hasi aho muhera mwigira n'amashyi nimba wicaye hasi ngiye mbizire narakubwiye ngo sinzigera nkwinginga n'umutsi n'umwe si iryo cyane ry'umukobwa waryo riri hehera simba nshaka no kumenya iyo aba agiye kugwa mbonye yari mu rugo yari ari koga sinzi iyo agiye namubwiye ni nanyegerezemo no mu ziko akirire mu duku yanze nawe wanze kunyasiriza gako nose uri kumva biragenda bite sinjye ufite inda ahangaha njyenyine nanjye ndabireba urabyihurira nyine nakubajije izo za makobwa zawe ziri hari hariya mu gikari yewe bako mado madongi wahamagaye ngirwa amakobwa yawe wahamagaye ngirwa amakobwa yawe ndi kumva n'ibishyimbo biri gupfunira noneho kanze murebe yewe mado sarasiganye najye hehera muraho neza muraho papa muraho neza muraho mwana we murakomeye papa yego witeka shimwe ko wica uhabwirijwe nande mu by'ukuri nsanze aka gatebe gari aha nibwira ko ubwo uri aho ngaho wagateguriye umushyitsi yego se ko nzi ko kwa gataraka nuri umuhungu wa gataraka hari yego icara nta makemwa uragenzwa n'iki mu by'ukuri wa papa we nakunze umukobwa wawe nje kumusura yaba ahari n'uwitwa nde n'uwitwa rekeraho utaravuga n'ibikugenza uti umukobwa wanjye
yego. Ko ari ba basore b'iki gihe koko. Oya ntabwo ndi uw'iki gihe kuko ndamukunda. Sibyo ufite ni ibiki? Hari mwaka bakuru ndatekereza ko umukuru wese amakuru inzoga. Yakira gisangira. Ibi ni ibiki? Ni izaje ubu ngubu bita amarikeri. Ni iz'abazungu ntabwo ari rwa rundi rwa kinyarwanda rugaragara nk'umukara. Harya uti ngushaka wowe? Ndashaka wa mukobwa wawe w'imfura. Nakabonye? Cya gihe ubara kirihe? Nakabonye? Mwana. Icyo gikobwa kiri? Niko nyiramabwata? namubwiye ari kwinyoza no. Ariko ko imyotsi we kabonye n'abashyitsi uraho Muraho mama. ndaho neza Komera. turakomeye umeze ute Tumeze neza. murakomeye namwe Turaho turakomeye. icare nta ni kibazo gute nguhamagara amasaha atandatu? dore nguwo mubaze ko mbe nicaye ahangaha Niko nakabona. Kandi nabonye ari we. Ariko nimba nzita nakubwiye ngo umwana yaragukurikije yarankurikije. Ubwo bivuze ngo ni wowe uri kumwoya. mubaze nguwo uri gukora iki uri gusa neza Reba aho wakunze. Reba aho wakunze. ndabona Muraho neza. Muraho. Ni wa musore wagukunze sinzi niba warabyakiriye. reka mbanze numve kino gihe umuntu cyagira kenshi Nuko nta kindi numva nanenga kuko niko naje nambaye katugende batumva nkuko ngukunda nuko twakunda. ntabwo byahiye se byahiye kadebe Birasaba iki kugira ngo umutima ukunda ndawufite n'urukundo ndawufite. Nuko muhungu. Birasaba iki kugira ngo nuko. Ubwo rero urumva nandi kuvugana n'umugore wanjye yitwa Nakabonye. Yego. Ubwo rero usibye uyu mwana si umwana nta kibazo, uyu mwana n'uwanjye n'imfura yanjye. Uramureba. Sibakunze. Niwe nakunze. Duherukana wowe buriya muntu mwana wanjye gusa abana umwana yari afite iseseme uri kumva ubwo rero bivuze ngo wigira ikibazo Nibyo n'imyotsi iri ahangaha nanjyaneye gupfuna ariko ndijije. muwe mushyitse hano tuba tuganira ese ntakabawe ibiryo ntabwo biraboneka ndababwiye ngo inkwi zabuze yego ubwo rero uyu mukobwa wawe rero Nakabonye uyu muhungu urabona ni wa muhungu wa Gataraka ndamuzi uyu nguyu ndamuzi yakoraga ndayizi cyane uno mwana ajya anywaza amazi ku mugezi burangiye naramukunze urakoze cyane naramukunze ubu ngubu umubwiye ngo ananyasize kaga kubanza kwasa yakasa yanjyankwe ntayihari kagashoka karahari yanjyankwe agashoka ishoka irahari hanze nyiza cyane cyo kikubereye ko kubereye no kwaza dore ngiyi nayizanye muhungu waba ushyitseho uraza unyashirize mu kanya igikoni kiba cyanyanduje mwana yanjye Gataraka asa amakuru ya muhungu wanjye Gataraka ameze neza yambwiye ngo tuze na data bukwe ari aho arakomeye twe turi ba mwana banyu kubera ko mba namubwiye aho ngiye niyo mpamvu avuga nuko ni byiza umukobwa wacu se ko ntacyo avuga ntabwo ubona ko undi mwana yaje umukobwa wanyu mukira ngaho dufata kadusaturire uzi umuhungu uzamuyigira undi mukobwa ntabwo ari kuri ejo yanjye nta soni iki se ni wagiye umenya kugira disipurine ndakubwiye ngo ntungarukire mu rugo ntabwo magaruka nturugarukemo ye baba n'ikindi umva muko urabibona umukobwa wawe ngwino hano reba umukobwa wawe ukuntu aba urukundo nicyo rukora buriya ntabwo
umva ngwino hano ngwino tujye ngwino tujye kureba ndabyanze ntabwo nsubirayo nifite wemera kuri mushiki wanjye urabyemera urabyemera cyangwa ni ngombwa ngo ndekuzwa ngwino ntabwo ndi busubire mu rugo ndekura ariko ngwino mama uretse nawe ngwino hano ndekura ariko wananiye se ariko njye ntabwo uzana byagenze gute ko duhuriye hano mu rugo ngwino tugende papa ngwino urwana igitsana cyawe sinakubwiye ngo ni icyawe sinakubwiye papa have ntabwo mbuza kurwana na bitekerezo nabitekerezo ntabwo byimbuze iki ngiki wawe tukice babarira ndi umuhungu wawe ikibazo ufite ni iki ndashaka kumenya irishano ry'umukobwa oya sebareka oya papa we papa oya babarira cyane uzabona babarira mama murekera nawe ngwino muze tumenye ese byagenze gute turamenye iki byajyana wowe na nyoko ariko gusa ikigaragara ngwino ubundi wowe na nyoko ni wowe mukuru ni wowe ngwino ni wowe dufite ubundi wowe na nyoko cyangwa umvira mu rugo so tubabarire papa mubyeyi wawe ariko mwaravamo njyewe oya papa akira ntabwo nakubyaye uri kumpa ibiki cyangwa se wo kugenda umvire mu rugo sinashobora kubana n'umukobwa umeze nkawe uri kumva ni ibiki uri kubyumva papa oya sana cyagahinda ntabwo kicana oya amariko simana ibi ni ibiki koko ibi ni ibiki oya reka nkwereke nunyambuye ingofero oya kandi wayi nahawe na data nukuri data mugagwa mbere papa nyambere kuko data wacu byagenze gute byagenze gute ko mbona warakaye nitwa n'irishano ubwa mbere mbonye warakaye gutya nitwa n'irishano ry'umukobwa n'imana mbabara imfura yawe byagenze gute mama ngwino hano ndashaka kumenya ikibazo cyabaye hano gusa ndaza byagenze gute ikintu nzakumenya ni umuntu ugomba kuba mu rugo umuhungu yaje kumutereta ariko ibintu amukoreye amuciriye mu maso imbere yawe ngo ngwiki ibaza ibyo bintu agiye hanyuze he agiye hanyuze he ariye ariko nimba umukunda uzamugarura yemera ubu mushiki wanjye agiye gute ariye koko nanjye ni muhuru ntabwo ndagaruka ngengeye kumureba ariye